nibyo ati turashize noneho iyi ni AFC 23 natwirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko FARDC Wazalendo ingabo z'u Burundi ndetse amatsinda y'abacanshuro hariya babwe AFC 23 bati muzayirebesha amaso ariko ntabwo muzigira muyikoraho n'imikenge nabo bati Rubaya muzayirebesha amaso ariko ntabwo muzigira muyikoraho uguhangana gukomeye cyane hagati y'impande ebyiri ziri mu ntambara Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara zirimo kubera mu bice bitandukanye, nova imwe iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo ahandi ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'ahantu harimo kugaragaramo ishyaka. Kuri uyu munsi navuga ko agace ka mbere gahedinze intambara muri Kivu y'Amajyepfo ni Mikenge, agace gahedinze intambara muri Kivu y'Amajyaruguru ni Rubaya. Ngiye kwinjira muri utwo duce nkuganirize ku ma operation arimo kwavugwa yagiye ahakorwa, ndetse hari umugabo ngo wari wiyahuye mu koloneli mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uyu mugabo biravuga ko ngo yaje kuba muzima, nyuma yo kwirasa mu mutwe. Ntabwo umunsi wari wageze cyangwa se itariki ntabwo yari yakageze, kubera yuko ibaze nawe gufata imbunda ukitungaho umutwe ukirasa ariko ntupfe. Ni igisobanuro gikomeye cyane cy'uko mu by'ukuri buriya umunsi wawe uba utageze. Niko byagenze rero kuri uno mugabo. Abantu mwagiye mwumva inkuru y'umusirikare ngo wirashe muri hoteli wa FARDC, ntabwo yigeze apfa, ubu aracyarimo guhumeka umwuka w'abazima. Kera mu by'ukuri najyaga numva inkuru zivuga yuko ngo umuntu wiyahuye ngo bamucira igiti rwose, cyangwa se wagerageje nyine kwiyahura, kuko ubwo wiyahuye bigakunda nyine biba byarangiye. Ariko ngo umuntu wagerageje kwiyahura ntibimukundire, bakamutesha cyangwa se nyine ntirumutware, baravuga bati bamucira igiti, barangiza bakamukubita kugeza ubwo avuga ati iki kintu ntabwo nzongera kugikora, ku buryo niyagitekereje avuga ati rwose nibiramuka bidakunze ndaza gukubitwa izakabwana. Uyu mugabo rero nawe sinzi ukuntu niba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafite uwo muco, ku buryo ashobora kuza gukubitwa rwose ikiboko, cyane cyane umusirikare nk'uyu nguyu ukomeye. Hari n'amategeko abamugenga ya gisirikare, aba agomba kuba yamugarukaho cyangwa se yamugonga nyuma yo gukora igikorwa nk'iki ngiki kigayitse. Uyu mugabo rero ntabwo yigeze apfa. Nabonye bamwe abashyigikiye M23 bavuga ngo akabi ngo ntaho kajya rwose, ngo rwanze kumurya, nyuma yo kuvuga bati twari duhombye umwanzi. Bamwe mu bashyigikiye FARDC bati twari dutakaje intwari, ariko M23 bati umwanzi yarabuze. Bamwe ntabwo barimo gutinya kumwita ikigwari nyuma y'ibyo yagiye avugwaho, cyangwa se nyine yuko kugerageza kwiyambura ubuzima. Nuko rero bije kurangira uyu mugabo mu by'ukuri ari muzima. Ni bamwita Colonel Makerere Baraka. Ahubwo niho yashatse kwiyahurira, bamwita Colonel Makerere nk'uko amakuru arimo kutugeraho abitangaza. Uyu mugabo rero mumenye ko akirimo guhumeka umwuka w'abazima. So reka twinjire mu makuru n'ubundi aho bita muri Rubaya. Biravuga ko guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru wakomeje kugenda agaragara muri tuno duce, nyuma yo kubona yuko agace ari kugenda avamo kari kugwamo ibisasu ahavuye. Nuvuga ngo baje gusuzuma ngo basanga ahatsimbuye ikirenge niho haraswaga, Ibi byaje kurangira rero uyu mugabo avuze ati nyamara Wazalendo, ati nyamara FARDC, ati nyamara ingabo z'u Burundi, kuko ubu tuvugana ikindi kintu ugomba kuba wamenya, tutaranavuga ibintu byinshi cyangwa se tutarajya mu bintu byinshi muri no mirwano iri kubera hano muri kano gace, muri tuno duce twa Rubaya, kubera yuko ibitero bikomeje kumvikana amasaha y'ijoro. Murabizi ko bita General Mutayomba ari wari wajengereje ari AFC 23, umwe mu bajenerali ba Wazalendo. Kuri ubu inkuru natangiye kugenda numva, cyangwa se ibintu byatangiye kugenda bitangazwa, biravugwa yuko si uyu wenyine nari ngiye kuvuga, ni umwe mu bayobozi bakomeye hariya muri AFC 23, n'abandi batangiye kuvuga bati iyi ntabwo ari Wazalendo.
ati iyi ntabwo ari wazarendo turimo guhangana nayo, ntabwo ari wazarendo iri kugaba ibitero saa 7 z'ijoro, ifite za night vision, ifite intwaro zikomeye, iri gutega za ambush, iri kubikira. Ati ntabwo bishobora kuba byabaho, ntabwo bishobora kuba byaho. Barahakana, baratsemba, bajyo baravuga bati ntabwo watwumvisha ukuntu iyi ngiyi ari wazarendo. kandi koko wareba nyine ugasanga ko harimo imbogamizi zikomeye cyane, cyangwa se bigoye kubyiyumvisha no kubyakira kuri bamwe batumva yuko FARDC ndetse na wazarendo yewe n'izindi nzego zagiye zihabwa ibikoresho bihagije. Ubu tuvugana cyangwa se kugeza kuri uno munota, mu by'ukuri nta muntu n'umwe muri FARDC udafite ibikoresho bihagije. Wazarendo yumva barimo bavuga bati ntago ari wazarendo irimo ihangana hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ati nabandi bamaze kwinjira muri biyambitse impuzankano, cyangwa se icyo navuga ko ari uniform za wazarendo. Ati nabandi menya ko nabo bamaze guhabwa ibikoresho byose bishoboka, ibikoresho byose nkenerwa by'urugamba cyangwa se byifashishwa mu mirwano. Ari nayo mpamvu urimo kugora kumvisha mu by'ukuri kumvisha benshi ko iyi ari wazarendo ikomeje kugaba ibitero. Gusa amakuru atugeraho yo, cyangwa se bimwe mu byakomeje kugenda bitangazwa, nuko abangaba nyine nubwo byahakanywe ko atariyo, abo barimo baremeza bavuga bati twebwe turabizi neza, cyangwa se amakuru nyakuri aragaragaza yuko ari wazarendo. Ni bamwe mu bakongomani bari hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bamwita Elasto Bahati Musanga. Uyu mugabo amaze iminsi rwose agirira ingendo, navuga ko ari mu bice bigiye bitandukanye, cyangwa se mu myanya igiye itandukanye hano muri teritwari ya Masisi, teritwari iri kwibasirwa n'imirwano ndetse n'ibitero bikomeye cyane. Uyu mugabo rero yagiye agenda acamo ari kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Administrateur wa Masisi babaga bari kumwe umunsi ku wundi muri izo ngendo zigiye zitandukanye nyine bakoraga muri tuno duce. Ubwo no bita Emmanuel Ndizeye, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nyine, abayobozi, abakapiteni, aba officers ba FM23 ndetse n'abarinzi be nyine muri rusange. Bakomezaga kugenda mu by'ukuri rwose batembera hano mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi. Nta kindi kintu cyari kigamijwe ni ukwerekana nyine ko umutekano ngo wifashe neza. Hari naho bageze bavuga yuko ngo barimo batanga ubufasha, kubera yuko bitwaje amabati, bitwaza nyine n'ibindi bigiye bitandukanye. Baravuga bati tuje gufasha abaturage bahuye n'ihungabana ndetse n'ihohotera rituruka ku mirwano yari ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye byanga muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ibyo koko niko byagenze, amabati barayatanze kuri abo baturage, ariko n'ubundi bakavuga bati n'ubundi iyo mutaza ntabwo byari bugera ahangaha. Ntabwo aricyo tuje kurebaho, ahubwo icyo nje kugarukaho ni ku bijyanye n'amakuru yo gutangazwa kuri uyu muyobozi. Nyuma yo kuzenguruka yerekeza Kibabi, yahava imbunda zikavuga, imitutu ikumvikana ahagiye hose. Ngo nawe ntabwo na M23 nabo nabahanga, ntabwo bigeze mu by'ukuri bavuga bati, cyangwa se bameshoninga bavuga bati tugiye kwerekeza muri bino bice, cyangwa se ejo tuzajya aha. Ahubwo nyine amakuru ku bijyanye n'urugendo rwe yamenyekanaga mu by'ukuri yamaze kugerayo. Nabwo n'ubuhanga bukomeye cyane iri tsinda ryakoresheje, kuko babaga ari itsinda rinini, harimo abayobozi, abanyamakuru ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Niko kugenda rero ajya mu bice bigiye bitandukanye, akisanga mu by'ukuri ahavuye barimo bamurya runono. Amakuru avuga ko ngo nyuma yo kugenda yigaragaza cyane, hahise hategurwa operasiyo yo kumwivugana, kandi bigakorerwa hano muri teritwari ya Masisi, muri bino bice n'ubundi byahangaha. Ibi bice bya Masisi byagiye birya abayobozi bagiye batandukanye. Murabyibuka Kicanga, hari umuyobozi wahaguye, Rubaya murabizi aho bita Uwiringoma. Uyu rero Bahati Elasto bivuga ko nawe ubu ngubu yarari kuri target, yari target ya mbere rwose yabagombaga kurasirwa muri kano gace. Ariko Imana irebera imbwa nihumbya, uyu mugabo mu by'ukuri ntabwo nzi niba ari ukwigira inama cyangwa se yabashije kumenya ibirimo kuba,
yahise yerekeza muri Rucuro yongera kugaragara ari ahitwa Nyanzare, hafi aha ngaha ariko na Masisi, n'ubundi si kure cyane na Masisi, ariko already tayari yamaze guhita ava muri teritwari ya Masisi. Ibyo bamwe batangiye kuvuga bati arajya he, arajya he, arajya he, bavuga bati arimo arahunga iki, ariko ntabwo AFC/M23 igeze isobanura ko ibyo ari uko bimeze, ndetse nawe rwose akomeje kugaragaza ko nta kibazo gihari, arinzwe kandi umutekano we urimo uragenda ukurikiranwa neza 5/5. Abenshi no mu bakurikirana amakuru hano muri Brigade Demokarasi ya Kongo bakaba batangaje yuko uyu mugabo yaramaze iminsi ahigwa bukware, babashaka kumenya amakorodine yaho arara, aho yirirwa ndetse n'aho akorera, cyangwa se n'aho akunze kugaragara cyane hano muri teritwari ya Masisi, ubundi bagahagurutsa drone nyine ikaba yamura biva. Murabizi ko ahantu bita guest house hano Masisi muri Rubaya, ubwo haraswaga byavugaga ko uyu mugabo yari arimo, ariko ntago yari arimo, yararutorotse, ndetse amakuru agaragaza ko yahise yerekeza aho bita Rumangabo, nyuma yuko naho hahise haraswa, bikavuga ko rero uyu mugabo rwose ashobora no kuba ari umurame, cyangwa se ashobora kuba umugisha w'Imana ukimugenda, kubera yuko urumva ibitero bigerageje kumuhitana ni byinshi kuri iyi nshuro, naho ngo batekerezaga ko bari buze kumufatira, naho ahise anyerera, aravuye, aracitse, aragiye. Ukumva neza ko mu by'ukuri ahangaha nimwe bavuga bati umuntu rwose umuntu Imana iracyamugendaho cyangwa se iracyamuragiye. Hari abazungu barashwe, hari abarwanyi barashwe, ariko uyu mugabo we akomeza kugenda atembera cyangwa se agenda mu bice bigiye bitandukanye bya muri teritwari ya Masisi, nyamara yari yamaze gushyirwa ku rutonde rw'abagombaga nyine kuraswa muri teritwari ya Masisi. Ntabwo rero byaje kuba ngombwa ko mu by'ukuri bikunda, ahubwo uyu mugabo avuga ko yamaze kuva bwangu muri tuno duce two muri teritwari ya Masisi, yerekeza mu yindi myanya igiye itandukanye, nk'uko amakuru arimo kutugeraho, arimo kurushaho kugenda abitangaza. Ama operation akomeje gukorwa Kamanyora, ama operation akomeje gukorwa Kabare, Miti, aho bitambayo, Isatira, Katana, operation zikomeje gukorwa, zirimo zirakorwa Rwitsa nkuku Poezero, Isatira, Uvira, mu kibahari cya Ruzizi, hose ubwoba ni bwose, ariko kandi nanone abaturage bakizezwa ko umutekano wabo uza gukomeza kurindwa. Human Rights Watch yongeye gushyira hanze raporo ikomeje gushyushya ubwonko abarwanyi ba AFC/M23. U Rwanda rukaba rwavuze yuko rudashobora kugira icyo rusubiza cyangwa se icyo rutangaza kuri bino bikorwa byabereye hano muri kano gace, cyangwa se plutôt kuri bino bikorwa bya Human Rights Watch. Olivier Nduhungirehe yasubije BBC gahuza miryango ku rubuga rwa WhatsApp nyuma yuko bari bamwandikiye bamusaba ibisobanuro, ababwira ati u Rwanda ntabwo tujya dusubiza Human Rights Watch, ati twe twamaze gufata raporo za Human Rights Watch nk'ibinyoma. Ni nko kubabwira ati rwose ibyo ngibyo ntabwo bitureba habe na gato. Haracura iki ko uyu mugabo mu by'ukuri yavuze gutya? Reka twinjire muri aya makuru y'ama operation, ubundi dukubitire no kuri Human Rights Watch, nawe turebe uko byifashe muri iyo raporo. Wumva u Rwanda rwavuze ko rudashobora gutanga igitekerezo na kimwe. AFC/M23 yamaze gusubiza, Lawrence Kanyuka yagize ibyo atangaza, ubundi mu by'ukuri dukomeze twiyumvira uko byifashe kabisa. Saa saba zirajya kugera, imirwano yatangiye kuvuga, amasasu yatangiye kumvikana, ibitero byatangiye gutangira, M23 iri kwirwana, iri kugerageza kwirwanaho. Naha ngaha rero muri kano gace ka Katogota uko byifashe, biravuga ko AFC/M23 mu by'ukuri yaje kwakira amakuru avuga yuko barimo bagabwaho igitero, cyangwa se batewe ahitwa Kamanyora, bagabweho igitero nyuma yuko za ruvungizo zamaze gukurwamo kera cyane, usibye ko hagenda haba ibitero shuma. Ubu tuvugana Wazalendo yari yakambitse aho bita Katogota, ndetse ni naho imaze iminsi. Ikipe ikomeye cyane iri muri kano gace rero iza kwakira amabwiriza avuga yuko bagomba gukora icyo bita auto defense, bakajya kurwanira hanze ya Katogota, bakinjira muri Kamanyora. Bahita batangiza ibitero rero mu masaha y'urukerera. AFC/M23 rero ngo imenye yuko Wazalendo barimo kwisuganya, cyangwa se barimo gutegura ibitero. Already ngo abambere bari bamaze no guhaguruka n'intwaro zikomeye cyane, zimwe zisheringa za AK47, iz'imisada, amakompora, ndetse
za grenade, ama AK47 ari nayo bakunze kwifasha, ndetse na za machine gun n'amaronsha 7 byose bari babikozeho. Abafite udushoka ndetse n'intwaro gakondo nabo ntabwo bigeze bazisiga inyuma nk'uko amakuru arimo abivuga, ndetse n'izitwa za mortier cyangwa se mota nazo zari zamaze kuzamurwa hano rwose muri bino bice. AFC M23 rero ikimara kumenya ibyo, ngo yabonye ko niza koherezayo itsinda rikomeye cyane ryo kujya guhangana n'abo barwanyi, mu by'ukuri bose baza kwashira kubera yuko ibice biri strategique cyangwa se position nziza zo kurwanirwamo bakebutse Wazalendo yamaze kuba yageramo. Ikintu AFC M23 yakoze, yahise yubaka icyo bita defense cyangwa se urukuta rukomeye cyane rwo guhagarika icyo gitero, kugira ngo bataza kugira Kamanyura, ubundi induru zikavuga ko bari babizi ko nibaramuka babagiranye Kamanyura biza kubabera ingorabahizi cyangwa se biza kubabera ingume. Nibwo rero imirwano yatangiye ubwo, cyangwa se amasaso yatangiye kumvikana ubwo ngubwo, gukozanyaho bitangira uko nguko, ibisasu bitangira kumvikana. Isasu rya mbere ryarekuwe na AFC M23 igerageza kwirwanaho ndetse no gukumira yuko ibi bitero byakwinjiramo hano muri Kamanyora. Bahise bazana intwaro ziremereye cyane, mu by'ukuri bavuga ko izi ntwaro zijya kuba mu bwoko bwa sabasaba, ariko zitari sabasaba. Ni ukuvuga ngo ni intwaro zitwarwa mu modoka zibasha kurasa za mortier, cyangwa se ibyo nakwita nk'ibisasu by'ama RPG muri urwo rwego nyine. Izi ntwaro rero zahise ziterekwa mu by'ukuri mu position zose zishoboka hano Kamanyora. Hanyuma rero nibwo AFC 23 guhera mu rukerera yatangiye kugenda irasa, igerageza gusubiza inyuma, igerageza guhagarika irino tsinda rya Wazalendo, ndetse bivugwa ko atari bonyine gusa, nkuko izi nyeshyamba za M23 zakomeje zigenda zibitangaza ati ntabwo ari bo bonyine gusa babasha kugira iki, babasha kurasa ibisasu hakiri kare bahagarika rino tsinda. Amakuru akagaragaza ko cyangwa se akerekana neza yuko nubwo ibyo byaje kubaho, icyo gikorwa cyaje kubaho, ntabwo mu by'ukuri byigeze bituma abangaba basubira inyuma. Aba nabo ngo bahagaze bararwana, baratimburana, ibintu biba ibindi, bafata amaposition akomeye cyane. Gusa amakuru avuga ko cyangwa se yemeza ko Wazalendo nayo ntabwo yabashije kugera muri Kamanyora. Nuvuga ngo impande zombi ziracyahanganye, impande zombi ziracyarimo zifata amaposition, ari nako ibisasu bigenda byumvikana bya hato na hato. Mu by'ukuri ntabwo ari imirwano yaje kuba ngo ibe umufiririzo, ahubwo hagiye habaho gutera ibisasu, hakongera akabo gutera ibisasu, kubera yuko impande zombi zamenye yuko bamwe bagabwaho igitero, babimenya kare, barasa aba barwanyi bakiri kure. Noneho abangabo nabo bafungiraho bari bageze, kubera yuko urumva niba umuntu yabimenye ko urimo kumugabaho igitero hakiri kare, ushobora gukomeza ukagwa muri ambush, cyangwa se mu byo nakwita ko ari igitero gikomeye cyane. Ibi bije mu gihe amakuru avuga ko kuri uno muhanda Route Nationale 5 hari gahunda ikomeje yo kwerekeza aho bita Bukavu. Ni muri zone zigiye zitandukanye z'imirwano, aho bita za Nyangezi, aho bita za Kavumu. Ibyo bice byose Kamanyora ngo abarimo Wazalendo bamaze kugaragaza ko biteguye kwinjira mu cyo twakwita mu by'ukuri ihangana ry'ibitero bikomeye cyane. Ibyo bimaze kuba rero, ibyo bimaze kuba byabaho, abaturage bagize ubwoba, abari hafi y'ahabereye iyo mirwano, bamwe ngo bihisha mu bihuru, abandi rwose ngo imirimo yabo yahungabanyijwe n'ibi bitero, mu gukeka ko isayare yose bashaka kuba bagabwaho mu cyangwa se bagirwaho ingaruka n'ibyo bitero. Ariko ubwo aya makuru twayakiraga, nta musivile n'umwe ibi bitero byari byagatangajwe ko yahitanywe nabyo. Itangazo ry'abakada ba politike bakora bushake mu kurinda igihugu, aribo abangaba bita VDP, Wazalendo, CFDP hano muri kano gace, bavuze byinshi rero ku bijyanye n'imirwano yabera hano muri kano gace. Wazalendo bavuze yuko kugeza kuri ubu ngubu, bavuze ibijyanye n'imiterere y'umutekano muri kano gace. N'itangazo rivuga ko kuva ku itariki 2 Ukuboza 2025 agana saa 10 Pluto,
mu itangazo ryabo baravuga ko kuva mu gitondo ahagana ku isaha y'isaa 10 abarwanyi ba AFC 23 bafatanyije n'imitwe ya Twirwana Red Tabara bagabye igitero icyarimwe mu duce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo, ibitero byibasiye abaturage ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Hano rero niho bahise bazamukira bakubitira kuri kano gace ka Kamanyora ndetse naho bita Ikatogota. Iri huriro rya VDP Wazalendo rivuga ko cyangwa se batangaje ko abarwanyi ba AFC M23 nabo bafatanyije bagerageje guca mu birindiro byabo kugira ngo bagere ku baturage muri ako gace, aho rivuga ko icyo gitero cyahise kisubizwa inyuma n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'umujyi wa Katogota wakomeje kuguma mu bako yabo. Urumva ko za bitero bimwe nakubwiraga ntisasu rya mbere ryarashwe na AFC 23, gusa hano baravuga ko ngo nubwo mu by'ukuri habaho imirwano AFC M23 nayo yifuzaga gufata Katogota ntibyabasha kubahira, hanyuma basubizwa inyuma. Aka gace rero ka Katogota na Kamanyora n'ugushindika cyangwa se yakomeje kumvikanamo urusasu umunsi ku wundi. Kuri ubu rero Kaziba naho hari amakuru havugwa ku ruhande rwa Kaziba. Wazalendo bavuga ko baciye intege umugambi wo kwinjira muri ako gace kandi ko bakomeje kurinda umutekano ahegereye centre ya Kaziba. Bamaze guhagarara bwuma rwose, bavuga bati ntabwo bishoboka ko aduyi aza kuhinjira. Ni Mwenga ndetse aho bita agace ka Mwenga ku ruzi rwa Rinji. Ihuriro AFC M23 byasubijwe inyuma nyuma yo guhura n'icyo bise gutsindwa ku rugamba, kandi abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kubashyiraho igitutu. Bagerageza kugenda begera imbere. Umuhanda Rugezi Minembwe muri aka gace ka Wazalendo bavuga ko bagabye igitero cyo gusubiza inyuma abarwanyi ba AFC M23, bikarangira mu by'ukuri batatanye. Bavuga ko kandi bitegura gukomeza berekeza mu tundi duce tugiye dutandukanye. Ahangaha nakubwiye imirwano yakaze. Ritangazo kandi ikaba rivuga ko ibikorwa bya gisirikare byakomeje no mu tundi duce, kandi ko ibisobanuro birambuye ku byavuye mu mirwano byari biteganyijwe gutangazwa nyuma nyine amakuru abashije kuboneka cyangwa se imirwano ibashije gutuza, hanyuma amakuru akagenda amenyekana. Nibwo amakuru arambuye kuri izi nkuru z'imirwano araza kugenda ashyirwa hanze. Ariko bavuze bati twasubije inyuma AFC M23, bati kandi turakomeza kugenda dutatanya bano barwanyi ba AFC M23. Tuvuye ahitwa Kamanyora ndetse n'ahaza Katogota hari amakuru arimo avugwa. Tuvuye ahangaha rwose za Nyangezi hari amakuru arimo ahavugwa akomeye cyane. Ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri no nshuro Human Rights Watch yongeye gushyira hanze itangazo bati urupfu ahantu hose, cyangwa se raporo ivuga ati rwose ubuzima burimo buragenda bunyerera ahantu hose. Kubera iki iyi raporo yavuzwe gutya? Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch nibwo baje gushinja ingabo z'u Rwanda ndetse n'umutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ubwicanyi burimo ubugome bukabije, iyicarubozo ndetse no kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri raporo yasohotse kuri wa gatatu, Human Rights Watch ivuga ko abasirikare b'abanyekongo n'abasivile b'abanyekongo bose hamwe n'ababarirwa mu bihumbi barimo n'abana bato kugeza ku myaka 12 bafunzwe ndetse bafatwa mu buryo bushyira mu kaga ubuzima bwabo mu nkambi za rwihishwa cyangwa se ahari ahafungirwa aba barwanya ariko mu buryo bwa rwihishwa. Abarokotse ibi bikorwa bavuga ukuntu ngo bagiye bafungwa muri kasho zuzuye cyane zirimo ubucucike, bagakoreshwa imirimo y'agahato ikabije, bakabona yicwa ry'abantu huti ku byaha bito, abishwe bagahambwa muri rusange cyangwa se mu mva rusange mu bice binyuranye. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko uyu mutwe wamaganye ukomeje iraporo ibogamye cyane, ngo ni raporo ibogamye cyane ihitamo bamwe irimo ibitari ukuri kandi idahuye n'ukuri kubera ku rubuga. Uwo ni Lawrence Kanyuka avuga ati iyi raporo ntihagire umuntu yizera. Yongeye ati ku yindi nshuro uyu muryango uribanda hafi ya hose kuri AFC M23 mu gihe ugabanya cyane cyangwa wirengagiza amahonyora akomeye cyane akorwa n'ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kanyuka avuga ko ubwo buryo bw'imikorere bwa Human Rights Watch butera kwibaza ibibazo bikomeye kutabogama
no ku kwizerwa kw'imyanzuro yayo muri iyi raporo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yasubije ubutumwa yanditse kuri WhatsApp ko leta y'u Rwanda idasubiza kuri iyi raporo nk'iza Human Rights Watch, aho yagize ati ntacyo nitujya dusubiza Human Rights Watch. U Rwanda rwavuze ko rudashobora gusubiza na gato Human Rights Watch. DRC, Amerika n'inzobere za Loni bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu kuha imyitozo abasirikare, amategeko ndetse no kugenzura imikorere yawo mu ntambara yongeye kubura mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. U Rwanda ruhakana ibyo birego rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kubera inkeke umutekano warwo, aho ruvuga ko ziterwa n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'abantu 102 bahoze bafunze baturutse inkambi za Rumangabo, Cyanzu barwaniraga M23 cyangwa nyuma bakishyikiriza ingabo za leta ya Kongo, ababonye ihohoterwa, abo muri UN, abo muri M23 mu gisirikare, mu butasi ndetse n'abo mu itangazamakuru. Uyu muryango uvuga ko wavuganye imbona nkubone n'abahoze bafunze wasanze muri Uganda no mu mijyi myinshi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abavuganye nawo kuri telefone bari mu turere tugenzurwa na M23, ndetse ugashingira no ku mafoto za video n'amashusho by'ibyogajuru byagiye bifatwa cyangwa se bigenzurwa. Raporo ya Human Rights Watch yise Death was everywhere, cyangwa se urupfu ruri buri hamwe, cyangwa se urupfu rwari ruri ahantu hose. Ugenekerereje mu Kinyarwanda ivuga ko ibikorwa by'ihotera byiyongereye nyuma y'uko M23 ifashe imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro y'umwaka wa 2025.